Muraho neza, uyu munsi kuri unguka ubumenyi post tugiye kubigisha ukuntu ushobora kugira nomero yawe prive ku buryo uhamagara umuntu nomero yawe ntayibone ikaza yanditse ngo private number cyangwa se nimero prive. Hari abantu benshi batazi uko bikorwa, ariko ngiye kukwereka uburyo bubiri mu masegonda makeya uko wabikora bigahita bicamo. Hari abantu babikunda. Uburyo bwa mbere, uraza ahangaha uhamagarira ugakanda urwego 31 urwego, hanyuma ugakurikizaho nomero ushaka guhamagara. Ni ukuvuga ngo iyi nimero nuyihamagara, iyi nomero wenda ugiye kwandika cyangwa se umuntu uhamagaye, numuhamagara ntabwo nimero yawe ari buyibone, arabona ko ari umuntu umuhamagaye ariko ize ari nomero prive. Ibi bikora iyo ushaka kubikora ku muntu umwe gusa, ariko hari n'igihe ushobora kumuhamagara guhamagara abantu bose ushaka. Ni ukuvuga ngo abantu bose ushaka guhamagara ukabihindura burundu ku buryo umuntu wese uhamagaye atabona nomero yawe. Buriya buryo bwa mbere mberetse bikora ku muntu umwe gusa. Uburyo bwa kabiri rero ni ujya muri setting aho uhamagarira ugakanda, donc ujya muri phone hari uhamagarira, warangiza ugakanda kuri setting. Hari ahari utudomo dutatu hejuru, hari bitewe na telefone ukoresha, cyane cyane ku ma Android ubona hejuru ahanditse setting cyangwa akamenyetso ka setting, ukajyaho warangiza ukajya muri calling account cyangwa se more setting, hanyuma warangiza ukajya kuri caller ID, ukajya kuri hide number. Iyo umaze gukora kuri hide number, ubwo ngubwo abantu bose uhamagaye nimero yawe ntabwo bayibona. Aka kantu gakore, nubona kagufashije ukande subscribe kugira ngo utuvideo nk'utu ngutu dufasha tutazajya tugucika. Niba ari ubwa mbere uri kuri iyi channel, kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'utuntu tw'ubwenge nk'utu. Unarebe video twagiye dukora zabanje ziragira icyo zikumarira. Ja bless.